telefone nayihamagaye njye maze hafi amezi 2 nyihamagara. ndakubwiye nimba warigeze gusengana nawe n'umunsi n'umwe ntabwo telefone wayifatira. Ngo nimba narigeze gusengana nawe nese mu rugo harige tutari kumwe. aha murokoke ndagira nkubwire ngo nimba umuntu wasenganaga na murokoke ari umuhanuzi bagendana apfa ko yaragendanye nawe ntabwo nimero ye wayibona, ariko bamuhamagara ngo abasengere nimero icamo ngo bakanavugana ariko bambwira Reka da. pe ari n'uwafashe rekoda arayinyumvisha ngo dore ngo ndi kumva murokoke bisi wese ariko numva ufite ikijwi kimeze ukuntu. Okay, reka icyo kiganiro tukihorere kuko murokoke yarambabaje ashimara kugikuzimu na n'uyu munsi ufite agahinda. Reka mbifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikiye kuri Rupaca TV. Nabazaniye mutumirwa bamwe musanzwe mumuzi, ntabwo ndi bumuvuga amazina, reka banze yivuge. Murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Efta, nkaba ndi umuhanuzi w'Imana watumwe n'Imana. Prophete. Prophet. Hako jye bivuga bifiringa abandi bango ngo Prophete Efta. Nibyo birumvikana ariko abantu ntabwo tugenda kimwe, ni twanahamagawe kimwe. Njyewe muhamagaro wanjye unyemerera kuvuga ijambo ry'Imana shize amanga kubwo twabereyeho kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza buvuye ku Mana. Yego. Mbahaye ikaze rero nge mugiye kubana muri iki kiganiro nkaba nitwa Rupaca Original. Meya reka mbabariro nkwitemeye kuko niryo zina wagiye umenyekana muri sinema witwa Meya. Kandi nge niryo nafashe. Nibyo nta kibazo biremewe. Kandi nge buriya wenda nubwo hari abantu bajya birwanya ngo umukozi w'Imana ngo ntabwo yajya muri sinema, ikintu cyose burya Bibiliya avuga ngo umukiranutsi azabeshwaho n'imirimo y'amaboko ye. Igihe cyo kintu ushoboye ubona cyagutunga o kugira ngo ujye kwiba cyagusabiriza wabikora ukabona umugati. Nibyo nabwiye abantu bateye comment bambona muri sinema zitandukanye nyarwanda ngo reba wa mukozi w'Imana twemera nk'umuhanuzi wasigaye akina amafilime, kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo tuzatungwa n'imirimo y'amaboko yacu. Niba Imana duhaye ubwenge kuki utabukoresha? Ibyo ngibyo ntacyo ndanjye ntago mbyemera, buriya yanjye mbona haba harimo n'ubujeji. Igihe wakinnye filime ukazikina neza, nta filime z'urukozasoni wakinnye ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Arega bana na filime ukora, hari filime ukora bitewe n'uburyo ishimishije n'umuntu wendaga kwiyahura akabireka bakamuha ibyishimo ntajye kwiyahura. Afite amakimbirane mu ngo akora iyo filime akabireka. Murakoze cyane ko nakari gaciyemo tujye kugirana ikiganiro. Impamvu namutumiye nk'umukozi w'Imana, hari ikintu muri iyi minsi cyeze cyo gusenyuka kw'ingo cyangwa se gucana inyuma y'abashakanye. Niye mpamvu umugabo aca inyuma uwo bashakanye akajya hanze. Reka mpereze ikaze cyane cyane abadamu ntimucikwe. Nimba ushaka gufata neza umugabo wawe nakuzaniye impuguke mu byerekeranye nanjye ngo mu byerekeranye n'abagore mu byerekeranye no kubaka, cyane cyane ko ayoborwa n'umwuka wera. Akenshi twagiye tubona hari n'abantu benshi bajya gukora ubukwe, twaganira akambwira ngo Imana yamubwiye ko umugabo wari uriya, namubaza ati se wabibyiwe nande? Akaba ati byaciye umuhanuzi Efta niwe wampanuriye, ati nari nananiwe gufata icyemezo. Mbahaye ikaze rero. Ariko Meya, tutari twatangira ikiganiro, hari umuntu mwakunze kugendana umuhanuzi, nagiye nkunda kubabona muri kumwe, nagiye nza no kubasura. Hari n'igihe nigeze kubasanga hejuru ya mu ishyamba mwagiye gusenga muri kumwe. Hari n'igihe nabasanze mwagiye gusengera ahantu mu butayu muri gusengera itorero rya ADEPR. Ubwo rahita umwumva ari murokoke. Ni murokoke. Murokoke ndabizi ni inshuti yawe. Ngira nimero ye, sibyo? Ariko nimero ye ntigicamo. Ntabwo wayibona. Nawe urabizi ko itakibaho se. Murokoke nimero ye ntigicamo. Kuri channel yiwe ntigikora. Kuri TikTok ntagikora. Nagerageje no kujya aho yari atuye, naho nageze nkunda kujyayo. Hari igihe najyaga ngiye mu kiganiro cyiwe, ngiye mu kiganiro igihe Apotre Yogo yari afunze. Igihe ngo yari afunze. Najyagayo yakunda gutambutsa ibiganiro by'iby'Imana ababwiye kuri Apotre Yongwe.
ubu muri kano kanya tuvugana n'uyu munsi nagiyeyo, aho hantu yari atuye nta gihari, telefone ye ntigicamo, ariko wenda nk'inshuti ye wadusobanurira we murokoke bimeze bite? Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Kuri murokoke rero abantu benshi bampamagara bambaza amakuru ya murokoke, nkabura uko mbisobanura, nkabura uko mbivuga, ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo beyorwa n'umwuka wera no bana b'Imana. Agaburiye ukuri kose nabwo ntago ariko kuvugwa. Oya, ariko nta bitavuze ko ugiye kutubeshya. Ntabwo ngiye kubabeshya. Murokoke twari twajyanye gusenga mu Bugande kuri Premonten. Noneho murokoke turi kumwe turaganira, ariko murokoke ambwira amagambo akomeye. Murokoke arangije arambwira ngo ariko meya tikarama kabandi bafite imbaraga nyinshi, izi imbaraga bazikura he? Njye hari ahantu ngiye gushaka imbaraga, ndashaka dufatikanye gushaka imbaraga tujyana aho hantu. Ndamubaje muroko aho hantu uri kumbwira ni he? Gushaka imbaraga? Gushaka imbaraga. Nese kuri Premonten mwari mwagiye gukora iki? Kuri twagiye gusenga, tugiye gushaka imbaraga za Yesu Kristo, ariko aravuga ngo imbaraga Imana yamuhaye ngo ntabwo zihagije, garahana agiye gushakira imbaraga. Njye ntitwabyumvikanaho, murokoke arambwira ngo njyewe ngiye kugikuzimu. Karabaye ikuzimu, toka satani achina Yesu. Murokoke ikuzimu? Murokoke oya, reka nkureho kamera yirekereho mbivuge ku mugaragaro, mbivuge nshize amanga ko ntacyo umutima ushinja. Ijambo ryarambwiye ngo cameraman ufite oya ntukureyo kamera, yikureho ntukureyo kamera, reka mbivuge uko biri. Bimbashije se murokoke yagiye ikuzimu, bisubiremo. Niyo mpamvu cano ye tigikora na telefone ye rugo wabuje ntwayibona. Kuki? Kuko nge twaragiye ndibuka yarambwiye ngo oya ngaho ntacyo mbwira, nibo byemere kubivuga kuri kamera ntacyo. Murokoke mwari muri kuri Premonten i Bugande. Mu Bugande akubwira iki rero? Murokoke abarambwiye ariko meya ndashaka ko tujye gushaka imbaraga zirushije izo dufite. Noneho murokoke ndamubwira ko murokoke imbaraga twahawe n'Imana kubera icyumva ko zitaduhagije. Ndamubwira arambwira ngo njye mbona abantu imbaraga bafite atari iz'Imana. None ndamubaza none se imbaraga k'Imana itanga imbaraga kuki wumva ko atari iz'Imana? Ngo hoya, ngo naganire n'abantu batandukanye bambwira aho bakura imbaraga. Muri abo bantu se yaganire nabo ntawe yakubwiye? Ntago ari ngombwa kubavuga kuri kamera, akwera yarabambwiye baranahari. Ariko nkanjye kuko nemera Imana nabigize expired, numva. Ariko we arambwira ngo njyewe ngiye kugikuzimu, nimba wabyanje ngo tujyane gushaka imbaraga, tuzavuga ivugabutumwa ridindire, ntabwo rizumvwa n'abantu. Karabaye ndabona none se n'ugikuzimu ntabwo ari abantu ikuzimu bajyayo gute baca he? Ngo ngenda hafite n'ibyangombwa byo kujyana amaze kubyuka. Mugabo ntera ubwoba. Murokoke twaragiye tugeze, urabona Kampala imbere ya stade yitwa na Kivubu, hagati ya Wino na stade. Hambiye ko nahaje umugabo uri mu modoka y'umweru ya Vewiti. aho ngaho Bugande ya Vewiti rwose. Ariko umugabo icyo gihe mwari muvuye ku musozi se? Ko tuvuye ku musozi. Aho umugabo amasengesho se mwarayasenganye? Twarayasenganye iminsi 3. Ase kibazo cy'amatsiko muri aha kimara kukubwira ibyo ngibyo, yabikubwiye mu amasengesho mu yarimwo cyangwa ari mu yasoje? Yabimbwiye dusoje amasengesho. Ariko nge nari nabirose ntacari cyantunguye, byose yerekwa nari ndifite byuko nta muntu turi kumwe ko yagiye kera. Ari uri kumwe n'umuntu kujya umuntu muri kumwe ariko mutari kumwe mu buryo bw'umwuka. None murokoke ngiye kuno mugabo araje aramubwiye murokoke igihe ni iki cyo kugenda.
karabaye. murokoke arambwira ngo ngewe ngiye ikuzimu, ubwo ntabwo uzongera kumbona kereka n'ingaruka, nzakumenyesha n'ingaruka. ndamubwira ngo nimba ugiye ntuzanamenyeshe, nimba utesheje izina ry'Imana, imbaraga Imana yaguhaye agaciro, ukaba ugiye gushyiraho imbaraga za Satani, hagati yawe n'Imana ufite urubanza. arambwira ntabwo mbyemera, ngewe ndagiye, n'ibyangombwa byo kugenda namaze kubyuzuza, ahubwo nta nubwo dusubirana mu Rwanda. ngo iki? Nhereye ko ndagenda njya. None se we mukiri aho ngaho kuri we yagiye muri iyo modoka se? Yagiye muri iyo modoka iramujyana, kandi ukigaragara ngo uwo mugabo ni nawe wamujyanye ikuzimu, niwe banakorana. None se meya, mukimara gutandukana agiye muri iyo modoka, yego, wowe wabigenje ute, wabyifashemo ute? uko nabyifashemo, nafashe ndapfukama ndasenga, ndavuga ngo Mana nshobora mbe kwihangana, ndataha garuka mu Rwanda, kuko nari mfite ivugabutumwa i Rubavu. mba ndaje, none icyantangaje nagiye kubibwira umudamu we. Ahubwo njye iki kibazo bwa ngiye kukubaza, ko wagiye mugiye gusenga ufite umugore nawe afite umugore, cyangwa kuko ntabwo mwari gufata urugendo rujya i Bugande mutabwiye abafasha banyu. Ugeze inaha wagiye kureba umugore we, urabimubwiye, umubwira aho umugabo wari? Nagiyeyo icyambabaje ni kimwe, nkimara kugerayo nasanze barimutse, sanzwe baraye bimutse, yaraye yimutse, umugore we yaraye yimutse. Ikigara bari bafitanyeho gahunda, bari babifitanyeho gahunda. Wagezeyo se usanga yimutse iryo joro umugore. none umumagaye musabye we nicyo ko yimutse? Ntusiwe ntabwo nari imaje, cyangwa abaturanyi bari babizi. none nkimara kugerayo mfata telefone ye ndayihamagara, telefone yande yamurokoke y'umugore we. yamurokoke hereye ko ivuga kimara kumva iruhande, ntiyoga ngiye kugaruka, ntabwo yigeze ongera gucamo, ntabwo ngira kongera gucamo. noneho mamagaye y'umudamu we icamo, arambwira ngo ntuzongere kumpamagara n'ikindi gihe nimero yanjye uyibagirwa. umugore we ko yambwiye ngo ntuzongere kumpamagara na nimero yanjye uyibagirwa. ni ukuvuga ngo ngiye ikintu kinangazwa, abantu ikintu cyantangaje cyane, abantu benshi baramuhamagara, bamwe na bamwe igacamo ngo nimero ye, nimero ya murokoke. telefone nayihamagaye njye maze hafi amezi 2 nyihamagara. ndakubwiye nimba warigeze gusengana nawe n'umunsi n'umwe, ntabwo telefone ye wayifata. Ngo nimba narigeze gusengana nawe, nese mu rugo harige tutari kumwe. Murokoke ndagira nkubwire ngo nimba umuntu wasenganaga na murokoke ari umuhanuzi bagendana, apfa ko yaragendanye nawe, ntabwo nimero ye wayibona. ariko bamuhamagara ngo abasengere, nimero icamo ngo bakanavugana, ariko bambwira reka da ari n'uwafashe rekoda arayinyumvisha ngo dore ngo yumve ndi kumva murokoke bisi wese, ariko numva ufite ikijwi kimeze ukuntu. reka icyo kiganiro tukihorere, kuko murokoke yarambabaje akimara kugikuzimu, na n'uyu munsi ufite agahinda ka murokoke. ngewe ndashaka aho ari Imana yo mu ijuru izamukureyo, ko murokoke ikuzimu nta kiza cyabo. murokoke mumwibagirwe, murokoke mumureke, kuko nge yanteye ubwoba. reka ikiganiro tukihora twigire mu cyatuzanye, tujye dusenga Imana izamukurayo. Ako kari gaciyemo, reka ndumva bindenze mbuze nicyo mvuga. nta kundi ko ariko nizere ko ibintu tubwe ari ukuri, ejo tutazumva ibindi bintu ku ruhande, cyangwa ejo tukaba tubonye murokoke. ngewe ni ukuri, kuko murokoke ni ukubona injija muri ko tukanamubona, namubaza amagambo yose yambwiye, nkamubara amagambo imwe wambwiye, ngewe nanatinya kumwegera, uretse ko nyine mbe senga Imana, ngewe ndatinya dayimoni. Reka tubyihorere, reka nongere mbahe ikaze. Iyi ni Rupaca TV mukurikiye, abadukurikiye, reka nongere mbahe ikaze. Gusa mwihangana ko nakari gaciyemo, ariko nshuti zanjye abagana abantu ngo babasengere, ntago
murabyumvise ntabwo imbaraga zose ari iz'Imana. ntabwo imbaraga zitari iz'Imana. Umwenda wari uri ahera waratamutse kugira ngo twese twigerereyo, ariko hari ikiganiro nshaka gutambutsa muri iyi minsi. Nari mvuze ku mwenda waratamutse kugira ngo abantu twigerereyo, hari ababitwara uko bitari. Nshaka muri iyi minsi kubaha ikiganiro ninjye uzakikorera ubwanjye ku giti cyanjye, yego, nkababwira iby'uriya mwenda watamutse kugira ngo abantu bigerereyo, nkababwira uburyo bigomba gukorwamo n'uburyo bigenda. Hari abantu bajya babyitiranya bakabibya abantu, abantu babyitiranya cyane. tubahaye ikaze rero meya. muri iyi minsi hari kuvuga ibibazo byo gucana inyuma kw'abashakanye. Nifuje kubaza wowe nk'umugabo ufite ubunararibonye, uri umugabo w'abana harya ni bangahe? Abana batatu. Urumva ufite ubunararibonye, uri umuntu ukuze. Ni iyihe mpamvu yatuma umugabo aca inyuma umugore? Umugabo wubatse ufite urugo, uranana n'umugore ku gitanda kimwe, ariko ejo akihara muri twatu. Akenshi na kenshi ucana inyuma kw'abashakanye ku mpande zombi hari igihe umugore abigiramo uruhare cyane. Hari ikintu abantu batajya bamenya, burya urugo ni ijuru rito. Urugo ni ijuru rito. Akenshi na kenshi biriya bintu byo gucana inyuma biza ku makimbirane ku mpande zombi. Hari igihe umugabo akenera umugore mu gihe cyo kubaka urugo, umugore akazana impamvu ziteye gute, ngo ndananiwe rwose ndeka, umugabo yamwegera wapfa akanga. Icyo gihe rero bikururira umugabo gushaka kujya ahandi runaka ahabwa akayi. Rero inama nagira ababyeyi cyangwa se abantu bafite ingo ni ukujya bagandukirana, icyo bita kugandukirana muri icyo gikorwa. Ni igikorwa Imana ikunda inishimira cyane. Cya gikorwa Imana iragikunda cyane. Igikorwa Imana ikunda cyane, iragikunda, cyishimira. Iyo mukirimo mubifiringana, stoke binezeza Imana kuko namwe muba mwishimye.